freedom. Ya ugomba kuba ufite icyerekezo gisobanutse neza cyane kubijyanye n'amafaranga ndetse n'ubwigenge ku gihe. Okay, so all you have to do is to take heart and dream again. Ya ugomba kongera ubundi bushyashya ukisuganya ukarota bundi bushyashya. So you must begin with the end of mind. It means in your mind you're already success. Ya mu gihe utangira ikintu ugomba kugitangira nk'umuntu already wamaze kukigeraho. So if you want to achieve success, first of all you need to decide your future. Mbere na mbere niba ushaka gutera imbere manza ugene ahantu uri kwerekeza icyerekezo cyawe ejo hawe hazaza cyangwa se ibyo ari kwita future yawe. When you say decide, you need to decide what do you really want. Who am I in the next 5 years? What should I'm going to achieve in the next 5 years? Ugomba kuba uzi neza bya nyabyo ikintu ushaka mu gihe kizaza mu myaka 5 cyangwa se mu myaka 10 iri imbere. Are you familiar with the dream board? Oh yes. Ese ibintu bigendanye no gukora dream board cyangwa se nk'ahantu washyira icyerekezo cyawe mu bintu musobanukiwe n'ibintu musanzwe mukora? Yeah, for some we call it as vision board. Yeah, tugiye kuvuga kuri vision board rero cyangwa se ahantu umuntu amanika ahantu umuntu ashyira ibintu ashaka kugeraho. Who is familiar with the vision board or dream board? Only few. How about the others? Abagabo bamanitse ni abantu ibintu bijyanye no kumanika ahantu dream board ndakeka muri kuyumva abantu babizi cyangwa basanzwe babikora nibo bamanitse ariko baza ngo abandi bimeze bite. When you say dream board or vision board, iyo tuvuze dream board, it's a cut out of photos. Let's say, for example, your favorite car, your favorite house that you want to achieve, and you put in a paper. Yeah, iyo tuvuze dream board cyangwa se vision board, ni ugufata ifoto y'ikintu wifuza kugeraho hanyuma ukayomeka ku rupapuro cyangwa se ahantu runaka. How the money and everything you want to achieve, you need to put that in the vision board. Ibintu byose wifuza kugeraho nimba ari amafaranga n'ikindi icyo ari cyose wifuza kugeraho fata agafoto kacyo ucyomeka ahantu runaka. And after that you're going to post that somewhere you can see it every day. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo rero gifata ukimanika ahantu uzajya ubona buri munsi. Okay, so the question is it effective? Ikibazo kiragira kiti ibyo bintu birakora? I can tell you it's 50% effective. Ikintu yatubwira byo birakora pe ariko ni 50%. Ntabwo ari 100%. But the 50% there must be an action on that. Iyindi 50% isigaye ni ukugira gute ni ugukora ibikorwa ugacyane go action. So no matter how you cut out those photos, uko waba wakase twa dufoto twawe neza watumanitse ahantu kureba buri munsi and you post that, ukanagira ahantu ubimanika cyangwa se ubishyira, but you are sleeping all day, ariko ukagenda ukiryamira umunsi wose, nothing will happen. nta kintu kizigera kiba mu by'ukuri. Are you with me? Yes. Alright? But let me tell you, vision board is very effective. Ati icyo ashaka kutubwira ni uko kugira dream board cyangwa se aho hantu umuntu aba yamanitse ibintu yifuza kugeraho birakora pe. Because whatever we see every day, kuko buri munsi iyo ubirebye buri gihe urebye bya bintu ushaka kugeraho, it's stored in our subconscious mind. Biragenda bikibika mu bwonko bwacu b'imbere. Try to do this. Tugiye gukora kitozo. If you always think of a problem, buri gihe iyo uhora uvuga ibibazo cyangwa se ari ibibazo wivugira buri munsi, you will receive a lot of problems. N'ubundi ibibazo bihora biza. But if you always think of a solutions, ariko buri gihe uhora uvuga ibisubizo ari byo witeze, there will always be a solution for you. N'ubundi buri gihe hagenda haza ibisubizo mu buzima bwawe. Do you believe in that? Ibintu murabyizera? So that's why whatever we see with our eyes, ibyo tubona amaso yacu byose, whatever we think every day, ibyo dutekereza buri gihe, whatever we hear every day, ibyo twumva buri munsi, everything stores in our subconscious. biragenda bikibika mu bwonko bwacu. And subconscious is the most powerful part of our brain. Hanyuma rero ubwo bwonko bwacu butazi ubwenge bita subconscious mind ni igice cy'ingenzi cyane cy'ubwonko bwacu. Right now you are in a conscious state. Akanya turaho bita muri conscious state, but when you sleep, ariko iyo usinziye and when you dream, cyangwa se uri kurota, it's the subconscious who is working. Uba uri muri cya gice subconscious ibiri gukora. Subconscious ni igice cy'ubwonko
gikora ibitangaza niba ariko navuga. So it means your subconscious mind is like a flash drive. Kuvuga subconscious mind yacu ni nka flash disk. It stores data. Ibintu byose irabibika. So the question is, what kind of data you are putting in your subconscious? Icyaba kiragira kiti ni ayahe makuru ubika kuri iyo flash yawe yitwa subconscious mind. Like for example, Urugero, if you present the business nimba uri kuvuga business, uri kwigisha business to your prospects, ku mushyitsi wawe, what do you think first? ubundi uri gutekereza iki mbere na mbere? Is he going to join or not? Uri gutekereza ko ari bwigire cyangwa ari buryo kurya rejection? Sometimes the distributor will going to do like this. They have a prospect. They will tell, maybe this prospect will not join. Ya, rimwe na rimwe igihe tugira aba prospect ariko ukaba uri gutekereza uti yewe umushyitsi ashobora kutinjira pe. Good news. Umva amakuru meza. After you present, Warangiza gukora presentation, he will not join. ubundi ntabwo yari kuko n'ubundi ibyo waragize gute ibyo wari wishyizemo. Have you experienced that? Hari umuntu wigeze ibyo bintu bibaho? Hari ibintu byabayeho? But he knew that, and he would never have any problem. This part next. Ukamwigisha ukibiringa ariko n'ubundi akanga kubyemera kuko ibyo wari wishyize hehe mu mutwe. Right? But the right mindset of a distributor, Ari kuvuga ngo ubundi imitekerereze myiza y'umunyamuryango before meeting his prospect, mbere y'uko ahura n'umushyitsi we, you should always think, ugomba kuba uri gutekereza ko this person will join Neoverse. uriya muntu agiye kwinjira kandi n'umugabane ufatika. This person will join Megaverse. N'umuntu agiye kwinjira n'umugabane ufatika wa Megaverse. You should attract Ugomba kubyatrakitinga, ugomba kubikurura amazimezi cyane before meeting with your prospect. na mbere y'uko muhura. So do not. That's why it's your mind. Ibyo yatubwiye byo gutangira mu mutwe ariko ubu uri kumva ko ikintu umeze nk'uwakigezeho. Beginning with the end. You haven't started presenting your business, Ugomba gutangira kwigisha business yawe but in your mind, ariko mu mutwe wawe you already know that he will go to join. neza neza uwo muntu uri kumubara ahubwo wamenya yabikuje wamukoreyeho. Practice that every day. Ukaba ugakora buri munsi. So now, Hanyuma rero as a distributor, nk'umunyamuryango start dreaming again. ongera urote bundi bushyashya. And do not just only put in your mind, you can put it into your heart. Ibyo bintu wishyira ku mutwe gusa ahubwo bishyire no ku mutima, byegereza umutima. Because if you dream it with your heart, Kubera ko iyo ugize indoto ariko zishyizeho umutima, it creates passion. bikera icyo bita passion, ni umurava udasanzwe. Just like a father and a parent, just like a parent dreaming for the future of their child. Biba bimeze neza neza nk'umubyeyi uri kurotera cyangwa se urimo kugirira inzozi umwana we. Umwana we urumva bamukunda cyane. So umwana we rero. if you're a father and mother, of course, you will do everything for your child, right? Nk'umubyeyi, umumama cyangwa umupapa, nta kintu utakorera umwana wawe. Sibyo rata? So just like your dream also, do everything you can for your dreams as well. Rero no ku nzozi zacu reka bimere gutyo. Nta kintu na kimwe utakora kubera inzozi zawe. Because whatever challenges will happen to you, Kubera ko imbogamizi zose uzahura nazo, whatever problems you're going to encounter, ibibazo ibyo ari byo byose wahura nabyo, the moment you dream with your heart, mu gihe inzozi zawe ziri ku mutima wumva uzikurimo neza, no one can take it away from you. nta muntu n'umwe ushobora kuguhagarika. Are you with me? Turacyari kumwe? Alright, so second, Tugeze ku cya kabiri. before the second one is, first, you should determine your destination before starting the engine. Mbere na mbere ugomba kugena icyerekezo ugiye kwerekezamo mbere y'uko utangira, mbere y'uko watsa imodoka ugomba kumenya ngo nderekeza hehe. Who drive a car here? Muri hano ni bande bantu bazi gutwara imodoka banayitwayeho bagire gutya. Before you're going to start your engine, Mbere y'uko watsa, of course, you know where you are going to go, right? ugomba kuza ahantu werekeza. Si ibintu byumvikana rata? Have you ever tried to start your engine? Byaba byarigeze kubaho ukatsa imodoka, Then when you go out from your house, ukava mu rugo ugasohoka, you don't know where to go. utazi ahantu ugiye. Imagine that. Ibaze ibyo bintu bibaye. What will happen? Ni iki cyaba mu by'ukuri? Okay, you just only what? Consume all the fuels, right?
ikintu cyagoye cyo koza essence yawe wayimara ibitaro byawe wayimara ariko urumva ko nta hantu warangira werekeje bya nyabyo because you don't know where to go, kubera ko ntabwo uzi ahantu ugiye because you don't have a plan. nta gahunda ufite y'umunsi. Am I right? ari kuvugisha ukuri. Now, leaders, bayobozi, my question is, ikibazo kiragira kiti do you know where to go? ese uzi ahantu ugiye bya nyabyo? Do you know what to achieve in the next 2 years? ese uzi ibintu ushaka kugeraho byibuze mu yindi myaka ibiri iri imbere? Do you have plans in the future? ese ufite gahunda cyangwa se igenamigambi by'ejo hazaza? Do you have the roadmap right now? Sorry. Do you have the roadmap? ufite roadmap ni nk'umuhanda nyine uzacamo igishushanyo mbonera cy'ahantu uzaca? Because if $1,000 per day is not even in your mind, how can it be real in your hands? ari kuvuga ati ese kwinjiza miliyoni ku munsi niba bitari mu mutwe wawe ubundi ibyo bintu bizaza mu biganza gute? niba utanabitekereza uzabyacivinga gute? So for you to achieve this amount every day, kugira ngo ube wakorera igihumbi cy'idolari buri munsi, you need to have a roadmap, you have to have plan, you have to have strategies. ugomba kuba ufite uburyo strategy rwose kwifashisha. It's like going to somewhere without a roadmap. It means you cannot achieve that, or you cannot even go to that destination because you don't know where to go. uramutse rero ugiye ahantu utazi icyo ushaka mu by'ukuri udafite inzira uri buze gucamo byaza kurangira nk'ahantu ugeze hanyu kuko ntabwo ufite icyerekezo uri buze kwerekeza. No matter how good is your car, niyo waba uri umuhanga ute, no matter how fast is your car, niyo waba wihuta rwose utumira abantu benshi cyane ku munsi, just like the business, no matter how good is your business, niyo waba ufite business ukora yaba ari business nziza nk'iyi ngiyi yacu, the marketing plan, the products, mufite produit nziza, mufite uburyo bwinjiza amafaranga rwose busobanutse, but if you don't know where to go, ariko uramutse utazi ahantu werekeza mu by'ukuri, it will only be useless. ibyo bintu nta gaciro bizaba bifite. Are you with me? turi kwemeranya? That's why I'm asking you, what is your plan for the next 2 years? niyo mpamvu ariko tubaza ngo ni iyihe gahunda ufite mu myaka ibiri iri imbere, ni izihe ntego ufite mu myaka ibiri iri imbere? Are you still living the same life? urimo gutekereza uzaba ubayeho ubuzima busanzwe nk'ubwo ubayemo aka kanya, Or are you a different person? cyangwa uri gutekereza ko uzaba uri umuntu udasanzwe utandukanye n'uwo uri uyu munsi? Are you still earning the same amount of money? ese uzaba uri kwinjiza amafaranga angana nayo uri kwinjiza uyu munsi? Or are you now earning times 2 or times 3 of the income? cyangwa uzaba uri kwinjiza kube kenshi amafaranga uri kwinjiza uyu munsi, inshuro ebyiri, inshuro eshatu kuzamura? So you need to realize, you need to think right now. ibyo bintu ukeneye kubitekereza aka kanya, ukeneye kubishyira mu mutwe wawe aka kanya. Economy is changing so fast. isi cyangwa se ibijyanye n'ubukungu birahinduka umunsi ku munsi, ibihe birahinduka umunsi ku munsi. Are you with me? turi kwemeranya? Are you learning? turi kwiga? Before, there's no AI. mbere ntabwo hariho buno bwenge karemano, artificial intelligence. Right now we have AI, right? aka kanya turabufite ubwenge karemano. Technology changes so fast. iterambere riri guhinduka ku buryo bufatika. So if technology changes so fast, niba iterambere riri guhinduka byihuse cyane, you need also to change yours. nawe kabisa ukeneye guhinduka, nawe ugahindura utuntu twawe. Your life, ubuzima bwawe, maybe it's your financial statement, ibigendanye n'imyinjirize y'amafaranga, your mindset, imitekerereze yawe, your strategies. uburyo ukoramo ibintu, strategy ukoresha. Because if you will not do it, kubera ko mutabikora, you will be left behind. inshuti yanjye uzasigara. Okay, so here in our business, hano muri business yacu we have the products, dufite produit nziza, dufite ibicuruzwa byiza, we have the marketing plan. dufite uburyo bwo kwinjizamo amafaranga kandi busobanutse. Okay, all you have, those are already given to you. ibyo ngibyo twarabihawe pe, turabifite kandi byiza cyane. So all you have to do is to plan out how are you going to maximize it so that you can earn this amount of money. wowe icyo ugomba gukora ni ukwibaza ngo ibintu ndabibyaza umusaruro gute, kuko produit zihari ku buryo kwinjiza amafaranga buhari, ibintu ndabibyaza umusaruro gute. So, but of course, there are a lot of challenges along the way, right? ariko tuvugishije ukuri hari ibicanege byinshi. Problems occur, challenges are there.
ya ibibazo byinshi imbogamizi duhura nazo ya Have you ever wondered, after you solve one problem, there's another problem again? ese byari byakubaho nyuma y'uko ukemuye ikibazo kimwe wenda kubona ukabona ikindi kibazo kikwituyeho? Have you experienced that? hari abantu byabayeho. Do you want good news? Mushaka amakuru meza? This is the good news. Ni amakuru meza. We will never run out of problem. Amakuru meza dufitiye ni uko ibibazo ubuzima burimo ibibazo ntibuzigera utarimo ibibazo ntibuzigera bubaho. Now let me ask you this question. Ashaka kutubaza ikibazo. Is a problem your friend or your enemy? Ese ibibazo ni inshuti zawe cyangwa ni umwanzi wawe? Who says your enemy? Abari kuvuga bari umwanzi bazamure, enemy abari kuvuga bari umwanzi bazamure. Who says your friend? Abari kumva ibibazo ari ibishuti byabo bazamure. Okay. Who says problem is your enemy? Abantu bari kuvuga ko ibibazo ari umwanzi wawe ukomeye bagire gutya. Umwanzi. Problem is your. Who says problem is your friend? Abari kumva ibibazo ari ibirwanye byabo bazamure. Who doesn't care? Abatazi ibyo turi kuvuga batabyitayeho. Well, for me, okay, Kuri we, problems are there in your life ibibazo for you to grow. ibibazo biza mu buzima bwawe kugira ngo ukure. Okay? So for me, problem is my friend. Kuri we rero ibibazo ni ibirwanye bye cyane. I will never grow. I will never grow Ati ntabwo yakigera agenda. if I never experience a problem. Muri make ntabwo yakigera agenda ahantu ari hose atigeze ahura n'ikibazo runaka. So let me tell you, Reka tubwire. when I was a college student, I'm a very shy type person. Mu gihe yigaga muri segonderi muri college yari umunyeshuri uri shy, yari umunyeshuri bamwe bita ngo bari timide nyine bari aho. I don't do recitations. Rwose ntabwo yabaga abyitayeho ntiyabaga ari gutera sitari cyangwa ngo abe yazamura wenda nko muri class. Okay. When I was a distributor of AIM Global, ariko akimara kuba umunyamuryango, for those who doesn't know, kuri abo ngabo batabizi, I was a distributor also. yabayeho n'umunyamuryango niwe yaratumiye bakajya bamurya rejection Since 2010. kuva muri 2010 yari umunyamuryango. I've been 15 years in AIM Global. Amaze imyaka 15 muri AIM Global. Okay? So, Sasa rero when I was a distributor, mu gihe yari ari umunyamuryango cyangwa mu gihe yari ajoyininze, there was a moment where there was a big OPP. hari igihe cyabayeho noneho bategura bategura presentation nini cyane. Big OPP nkazaza tujya tugira hano. The attendance is somehow like this. Abantu bari benshi no kurusha ukuntu hano bimeze. I was outside in the I was outside in the hotel room. Yari ari hirya gato nyine ntabwo yari muri iyo OPP. Okay, we are waiting for the product speaker. Icyo gihe bari bategereje umuntu uje kubatwikira nyine babatuye umunsi dutegereje Apple nakora kuri product. But there was a bit late because the product speaker have not yet arrived. Ni ukuvuga ngo product umuntu wari uriyo kwigisha kuri produit muri make yarabuze ntabwo yaje. So one global ambassador Hanyuma rero umwe mu bantu bari bahari b'abayobozi b'umukuru global ambassador approached me and asked my name. aramwegera abaza ati ubundi yitwa nde. So I tell him, Japs. Yitwa Japs. Okay, you will be the product speaker. Akaba tubaruzi n'ikindi. Alright. Ati nawe ugiye kudutwikira muri product. But I was trained as an obedient distributor. Ubyibuke neza tugiye ko yarakiri mushya cyane. Okay, I just only tell him yes, apply. Naravuze ati ikintu yakundi yavuze ati rwose apply ntari hafi. Okay, but I told my upline that global ambassador, Wa mu global ambassador nyine wa mu apply na wamwegeye. I'm not good. Ati ntabwo byukuri ntabwo bizi neza cyane. But he told me one thing. Ariko ugiye kumvira iki? When are you going to start? Sorry. When are you going to start speaking? Nujya yaramubwiye ati nujya imbere hariya utangiye kuvuga. Do not wait for to have a big group to start speaking. Do not wait for you to have a big group
for you to start speaking. ntutegereze nyine ko haraba harimo abantu benshi kugira ngo utangire kuvuga. So with the courage I have, akimara kuhagera I told him, yes, I speak. ati yaravuga ati njye nyine yazamutse kuri stage birumvikana. But there's one big problem. Umva ikintu cyasigaye ari ikibazo rero. How can I speak in front of many people? noneho nigatenda uvugira imbere y'abantu benshi. No practice. ntiyari yarigeze abikoraho na gato mbere. Okay? With regards to product knowledge, not so 100%. mu by'ukuri ntabwo ibyo bintu yari abisobanukiwe neza ijana ku ijana. What I only have is courage. cyokoza cyo yari afite courage, yari afite umurava Now, yazana we akabikora. now the host is going to introduce me. sasa rero baratangiye baramwakira. When I heard the first million, akimara kumva ya miliyoni bakubita bwa mbere bari kutwakira, my heart also beats 1 million. batagaga 1 miliyoni n'umutima nawe ugatanga iyindi miliyoni. 1 million, my heart is very scared. 2 million, 3 million, Now when they say, when they introduce me, give a millions to Mr. Japs, of course. I was walking in the aisle. Okay, yaraje. I grabbed the microphone, afata mikoro sasa. and the first word I speak is power. Ijambo rya mbere yavuze ndavuga ngo power. Just to release the tension. Of course, they will respond, grabe. Baramusubiza. I do it for 3 times, imagine. Power, power, power. Ibyo bintu yabikoze inshuro 14. And you know what? I haven't started speaking, but I almost jumped for a few kilometers because I'm already perspiring. muri amasomo nari gutangira kuvuga icyaha cyari cyamurenze nk'umuntu umaze kwiruka ibirometero n'ibirometero. Okay, so I started. Of course, I introduced the company. yaratangiye avuga igice cya mbere cya kampani. I introduced the first product, the C247. abigisha product ya mbere C247. Okay, complete. abwira kuri complete. Colidus. kuri correctors arayibwira. After Colidus, nyuma ya correctors rero I give the microphone to my upline. nyuma ya correctors nyuma ya correctors upline rero. I cannot take it anymore. No matter how lighted the hotel room, utitaye ukuntu nyine hoteli yasaga cyangwa ukuntu hari hasa neza, but what I see is darkness. we icyo yiboneraga waba umwijima hasaga neza. hari n'abantu basanga rero we ikintu yabonaga wari umwijima, yabonaga amatara yabaye azimije. And there's also one problem. ikibazo cyari kiherereye Because someone at the back is watching me. abantu b'inyuma bose babaga bari kumureba. And do you know who is that person? uzi abo bantu bariho? Mr. Engineer Francis Miguel. abantu yari umuyobozi wa kampani. ntabwo yari ari gutwika, harimo nyiri kampani inyuma nka hari yari kureba nawe yaje gukurikira. So imagine the owner is watching. ibaze nyiri kampani ari kukureba arakwitegereje ukuntu uri kubyica. I was so embarrassed that day. uwo munsi yumvisha ko bisaka. It's like I'm going to shrink in front of many people. yumvisha hiriye ku bijyanye yumvisha yehova nananutse ako kanya. But that night, ariko iryo joro Mr. FM talked to me. Francis Miguel Mr. Francis Miguel ngo yaramwegereye. So he talked to me, what should I do? How can I practice? yamubwira ukuntu azajya abikora, ukuntu azajya akora practice. Okay, so after that I do it. nyuma akajya izo practice azikora. I encountered the problem. ikibazo ari kintu nyine akajya akora izo practice. And here I am now talking to people. hanyuma ahangaha ubona ko yabaye umusiriya ari kuvugisha abantu benshi cyane amashyi cyane. So that's why niyo mpamvu rero if I did not face that problem, iyo atigera ahura n'icyo kibazo tubwiye yahuye nacyo, probably I will be the same person 15 years ago. ashobora kuba aba ameze nk'uko yari ameze icyo gihe mu myaka 15. Who is very shy to talk to hundreds of people. n'ubundi ari wa muntu
ukiri timide nyine utatika kuvugira imbere y'abantu. So probably I did not grow. Muri make ntabwo ari kuzigera kura ngo nabe umusipika mwiza nk'uko turi kubona. Because I take that problem as my enemy. Iyo aza kuba afata ibibazo nk'umwanzi we, icyo kibazo ntikimubeho, ntabwo aba yarigeze aba umusipika mwiza nk'uyu. So whenever you have problem, rero nujya uhura n'ikibazo, do not run away. ntukiruke. Instead, face on that problem. Batayari guhangane nacyo. Because once you solve that problem, numara kugikemura neza, that problem is not anymore a problem, but rather a solution. nuvuga ngo icyo kibazo ntabwo kizakomeza ari ikibazo, ahubwo kizarangiza kibaye igisubizo. Uzajya unifashisha uri gutanga ingero z'ukuntu umuntu yakemura ibibazo bimeze nka gutyo. Are you with me? Turacyari kumwe? Okay. So if I'm going to ask you, aramutse agiye kutubaza, let's say for example, if that electric truck is destroyed, ati ese iriya vandarateri iramutse isenyutse cyangwa yangiritse, and if I ask you to repair on it, probably you cannot repair that. akatubwira ati twongere tuyiteranye, birashoboka ko muri twebwe cyangwa se wowe tutabasha kongera ngo tuyihuze tuyikoze. Am I correct? Ari kuvuga ukuri. But giving you a chance to study electronics, I'm sure you can repair that. Ariko uramutse ufite amahirwe yo kuba warize ibintu bigendanye n'amashanyarazi, azi neza ko iyo gahunda yo kugiteranya rwose wayikora neza cyane. Am I correct? Ari kuvugisha ukuri. So it means you need only a solution to solve a problem. Ati dukeneye ibisubizo byo gukemura ibibazo runaka. Because I always believe problems repeats itself. Kubera ko numwe mu bantu bizera ko ibibazo bihora bigaruka umunsi ku munsi, urumva dukeneye ibisubizo byabyo rero. Because whenever you solve that problem, kubera ko ikibazo runaka iyo gikemuye, and whenever you encounter the same problem, hanyuma ukongera ugahura n'ikindi kibazo gisa na cya kindi wakemuye, it will now be easy for you to solve it. mu by'ukuri birakorohera cyane kugikemura kuko ubusanzwe ukuntu mbere wabigenje. Am I right? Ari kuvugisha ukuri. Just like your problems with your team. Yewe no kuri timu niko bimeze, ibibazo duhura nabyo mu matimu yacu. If your team goes to you, apply, this is my problem. Iyo timu yawe ije kuri apply cyangwa se timu yawe ikujeho apply ikamubwira iki nicyo kibazo cyacu. If you will not solve it, iyo utigeze kugikemuraho, and by the time it repeats on the next few days, kikongera kikagenda kigaruka umunsi ku munsi, it still remains a problem. kirongera kikaba ikibazo nanone. Kandi timu niba ikujeho ifite ikibazo ugasanga nta hantu na hamwe wigeze uhurira nacyo, kikagenda utagikemuye, gihora kigenda kigaruka umunsi ku munsi. Let me tell you, atereka tubwira kandi, unless you face that problem, niba utarigeze uhura n'ikibazo runaka, it will remain a problem. kizakomeza ari ikibazo, kizakomeza ari ikibazo. So whatever challenges in your life hits you, do not run away, instead face on those challenges. Rero challenge yose cyangwa se imbogamizi yose twahura nayo mu buzima, ntuziruke, ntuzakizwe n'amaguru. My problem in DRC before is how to understand French. Akigera muri Congo, kubera ko twabonye kandi hasigaye akorera, ikibazo cya mbere yari afite ni ukuntu azajya yumva igifaransa akanakivuga. But right now, ariko uyu munsi, at least I can understand small French. ati rwose ubu ngubu igifaransa ubu ngubu aracyumva, nubwo atari byose ariko aba ari kucyumva. But I cannot speak fluently. Ariko ntabwo yari yabasha kumenya kukivuga. Numva atari ibintu ntabwo yamenya ari ibintu by'ibyaha, bundi wamenya bonjour, merci. Ibintu bya bonjour na bya merci rwose. Before I was so very confused. Wait, there's a lot of how are you in French. Comment vous allez? Comment ça va? Comment vas-tu? Kiragera gucanze kuko hari ibintu byaha, harimo uburyo bwinshi abantu bakubaza amakuru. Zakomasamba, zamufati, zane. What is correct? Comment ça va? Ça va. Oh, it's the same, right? Byagera gucanze muri make. Ça va. Comment ça va? Comment vous allez? Comment allez-vous? They are all the same. You see? So, anyway, I can encounter that. I can endure that in a few more years. So, that's how life is. Kuko ni ubuzima bwubakitse, hari igihe uhura n'akantu kakagucanga ukagakemura kwako byahuye. There's no day that there's no problem. Nta munsi n'umwe ujya ubaho utarimo ikibazo. Okay, all you have to do is to rise up and face that problem. Icyo ugomba gukora ni uguhaguruka icyo kibazo ugahangana nacyo.
Alright, so again, lack of vision is the root pitfall of all. aravuze ati kuba umuntu yabura icyerekezo cyangwa se kuba umuntu yabura vision niho ibintu byose bipfira, ni umuzi wo kuba ibintu byose byangiritse. Nta vision muri make nta kindi kintu cyagerwaho. Let me tell you honestly, if you don't have any plans in the future, do not do improvement. Ati reka tubwire ikintu rero, niba udafite icyerekezo cy'ejo hazaza, nshuti yanjye mugomba gushaka kuyivemo aka kanya. It's only useless Ibintu birimo gukora byose nta mumaro if you don't have any plans in the future. niba udafite plan, udafite icyerekezo, udafite dreams, inzozi. Yeah, especially those who want to build success. cyane cyane kuri bandi bashaka kugera ku ntego zabo, bashaka gutera imbere cyane. Well, we have three kinds of distributors in this business. tuba dufite ubwoko butatu bw'abanyamuryango muri We have business. only they join because they want to become a user of the products. Hari abantu binjira kubera ko bashaka kwikoreshereza produit gusa. Some join because they want to just only buy and sell. Abandi bakinjira bashaka kuba abacuruzi, ubwo ni direct selling, kujya yicururiza produit bisanzwe. And most they join because they want to build people. Alright? So those are the three types of people. They join because they want to use products. Second, they buy and sell the products. Third, they want to build people. Okay? Build network. Okay, yeah. Good. Tugiye mu bwoko butatu bw'abantu ba training no business. Abambere ni abantu baza bashaka kwikoreshereza produit gusa bakongera bakigendera. Abakabiri ni abasena, bari gucuruza produit. Hanyuma abagatatu rero ni abantu bashaka kubaka team ikaba nini cyane bakagira ya freedom. So if you are a type of person who wants to build people, Nimba uri wa muntu ushaka kubaka abantu rero, ushaka kubaka team nini, you must have a vision for yourself and for your team. ugomba kumanza ukagira icyerekezo cyawe mbere na mbere ndetse n'icy'abantu bawe. Because it's very useless if you put time and effort in your business if you don't have vision. Kubera ko birababaje, biteye agahinda ndetse n'imburamumaro, nimba ariko navuga, gushyira imbaraga n'igihe mu bintu udafitiye icyerekezo. This is my question for you. Why do you do this business? Iki ni ikindi kibazo rero, ese ni ukubera iki ukora ino business? Anyone? Why do you do this? Ninde muntu wamanika akadusubiza iki impamvu akora ino business? Hano? Why do you do this, Mister? Want to build the people. We want to? Build the people. You want to build the people? How about others? Wambere avuze ati impamvu akora ino business ashaka kubaka team, ashaka kugira organization nini. Because if you're going to build people, what will happen next? Sorry? If you build people, what will happen next? Niwubaka abantu ni iki kizaba nyuma? I want to achieve freedom. Time management, what else? What if you build people but they are not working? Can you still have freedom? Nabaje ati nubaka abantu ni iki kintu wumva kizaba nyuma? Ibisubizo biratandukanye, kugira ubwigenge ku mafaranga, ariko ndatubaza se none wubatse abantu ntibakore. So let me tell you, building people is easy. You can let them join, right? Ati reka tubwire ikintu, kuzana abantu ni ibintu byoroshye cyane. Let me ask you, who have plenty of people but they are not active? Have you experienced that? Ati byari kuba bazana abantu ukabinjiza benshi ariko ntibakore, abantu byabayeho bagere gutya. And it's still hard, right? It seems that you're still the one doing your business alone. N'ubundi ugashiduka uri gukora business wenyine kandi abo bantu barabazanye. Alright, so you must have a purpose. Everybody say purpose. Buri muntu wese nasubiremo ijambo purpose. Before you join this business, you must have a purpose why you should join. Mbere yuko rero utangira gukora ino business, ugomba kuba ufite intego nyamukuru y'impamvu ko kuyitangira, icyo wifuza kugeraho muri ino business. Because number one, I know you joined because of the products. Arabizi ko hari abantu benshi batangiye kubera produit, And I know some of you joined because of the marketing plan. ariko hari n'abantu batangiye kubera babonye kiriya gice cy'iterambere. Now you see the marketing plan, Aka kanya rero dufite marketing plan. then you should have now a plan in the future. Niba dufite marketing plan, wanagize n'icyerekezo cy'ejo hazaza. And that's the time you can put your time and effort building on that goal.
aha ngaho n'uba ufite icyerekezo cy'ejo hazaza rero ariko uzanashora imbaraga n'igihe muri bya bintu uri gukora. Just like, for example, let me give you a best example. Reka duhe urugero. Your business is the car. Okay? Let's say Ingo, but it's like a car. Business A car. Yeah, good. Okay? You are the driver. Tuvuge ko uri umushoferi uratwaye imodoka. Okay? You are the distributor. Uri umunyamuryango. Now try to drive with blindfold. Try to drive the car with blindfold. Yeah, good. Ari kutubaza ngo tuvuge uri umushoferi uratwaye. Hanyuma kuvuga ngo noneho gerageza gutwara ariko nyine wambaye agatambaro mu maso utari kureba imbere. Birashoboka? What will happen? Niki cyaba ibyo bintu bibaye? Accident. Hahita haba impanuka. It's just like you buy a package, Bimeze nko kugura package, kugura ziriya blindfold info also. ariko n'ubundi uramaster nyine mu maso ntabwo uri kureba. Did you become successful? Watera imbere? That's it. Because you don't have a vision, you don't know what's the plan. Yeah, ibyo bintu bimeze neza rero ko utangira gukora ino business ariko udafite icyerekezo, udafite ahantu uri kwerekeza. Even if you buy the most biggest package, which is the megaverse, it's not guaranteed that you will become successful. Niyo waguze ya package nini twita megaverse, nabyo ntabwo bikwishinganisha kuba watera imbere niba kuko udafite vision. It's not also who is the first person who joined in this business. It's the person who is very consistent in what he is doing. Yes. Bambo umuntu wese ubasha gutera imbere muri business ni umuntu uhozaho umunsi ku munsi. So let me tell you, if you join today, Reka tubwire uramutse utangiye uyu munsi, but if you are very consistent and you have vision to this business, you will go into overtake to those people who joined last year or even 10 years ago. okay, ari kuvuga ngo tubyumvishe neza, uramutse utangiye uyu munsi ariko ukaba uri gushyiramo imbaraga ndetse unahozaho, waca ku bantu bose batangiye mbere yawe baramutse bo ibyo ngibyo batabifite. So everybody say consistent. Buri muntu wese navuga ngo consistency, uhozaho. So that's the formula. Ngo iyo ngiyo iyo formula uwo ni umufundo ubundi consistency. Even if it's slow, as long as you are consistent, you can still finish the line. Ya ngo niyo waba uri kugenda gake ariko uhozaho buri munsi byaraza kurangira utsinzi. Tuzi inkuru y'ukuntu bavuga ko igitonyanga kimena ibuye atari uko ari ikinyembaraga ahubwo ari ukugira gute ari uguhozaho kwa buri munsi kwayo. If this is the starting line, Ati hariya nimara aho gutangirira, if you do it only one step, niyo waba utera intambwe imwe next day another step, ukongera ugatera indi, next day another step, undi munsi ugatera indi, you can still finish the line, right? byarangira n'ubundi ugeze hehe ku ntsinzi, ugeze aho gusoreza. Some distributors, Bamwe mu banyamuryango rero they do it very fast on the first, iyo bagitangira baba bafite courage bihuta cyane, on the middle, ndetse no hagati bamaze amezi runaka nabwo baba bari kwihuta cyane because of the challenges, ariko bamara guhura na bya bicantege na bya bibazo twabonye mu kanya, they get burned out, bakarekeraho bagahagarara, they get tired, bakananirwa, and what happened? They quit immediately. barangiza bakava muri business. But you Ariko rero wowe take one step at a time, wowe uramutse ufashe intambwe imwe ukagitera intambwe imwe buri munsi, you face the challenges, za challenge cyangwa bya zambuka ukazicamo, who finish the success? uri kumva muri abo bantu babiri ari nde watera imbere wagera ku musozo? Of course, those who are persons who are very consistent. Iri kumvikana ko ni wa wundi wahoshejeho umunsi ku munsi, nubwo yagendaga intambwe imwe undi wagatangira yihuta, ariko watangiranye umuvuduko yageze mu hagati arahagarara, ariko wateraga intambwe imwe we arakomeza aragenda kugeza ageze ku musozo. That's why there is a saying, Niyo mpamvu hari ivuga ikunda kuvuga ngo that going to the gym, iyo mvuga iravuga ngo kujya muri gym, kujya hahandi muri siporo, okay, doing push-ups or doing exercise there 100 times no gukora za pompage cyangwa za abdomino doesn't guarantee will give you a big muscles. ibyo bintu rwose ntabwo ari akamanyeri kagufasha kuba wagira body cyangwa se
wagira umubiri munini. But if you're a type of person who go to the gym every day doing exercise, even just only 10 repetitions, time will come you will get big muscles. Atariko uramutse ujya muri gym niyo wajya ukora gake, niyo wajya ukora nimba ari pompage cyangwa ari guterura cyangwa ari abdomino ukajya ukora nkeya ku munsi 10 byazarangira ugize body nini cyangwa ugize umubiri munini, siporo mbese muri make zikoze kurusha wa undi wagiye akajya akora ijana ariko akazacika intege vuba. Are you learning? Turi kwiga. Okay. Is this only how about consistency? Byose bishingiye ku guhozaho. Just invite every day. Don't stop invite. Wowe tumira buri munsi wihagarara. Don't stop present. Wihagarara kwigisha abantu business. Don't stop sharing your business. Wihagarara gusangiza amakuru meza ya business wamenye. And you will get the perfect person for this business. Ikintu kizakubaho nuko uzungukira muri ino business. Ugahagarara. Second, take the business seriously. Ikintu cya kabiri rero murabyibuka ko turi kwiga kuri essentials of success, cyangwa se ibintu by'ingenzi cyane byagufasha gutera imbere. Niyo topic turiho ku bantu baje nyuma. Icya kabiri rero ni ugufata ino business mu buryo buri serious.